Murakoze kandi yenda ndabashimiye kuba mwansanze kugira ngo mugire ukuri mumenya. Umunsi wo kwa kabiri ntabwo mu by'ukuri nari nagiye mu kazi, niriwe mu rugo ku bwa fete y'umwana yari yarayibaye hano mu rugo iwanjye anniversaire yiwe, bituma ndyama naniwe bucya mu gitondo ntajya mu kazi. Niriwe mu rugo ariko kuko hari abantu bageze muri 5 dukora amakomande tukabibashyira mu rugo, harimo uyu muyobozi w'umurenge bavuze, harimo n'abandi bayobozi bakorera ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hano, harimo n'abandi baturage babiri ariko batavuka mu Bugarama bahakorera akazi. Abo nibo bantu. Ubwo rero mu gitondo nge abenshi mbanyuramo mbahamagara mbabaza komande ibyo turi bategurire. Mu byo mbategurira haba harimo imireti y'amaspeciale cyangwa no kubategurira ikawa cyangwa n'icyayi cyangwa n'amaboyiro, dore ko ibyo byose ndabitegura muri business yanjye. Rero bose narabavugishije, buri wese ambwira icyo akeneye, mpamagara abakozi banjye nkoresha, mbabwira buri wese icyo bari bumushyire nkuko na gitifu bamushyiriye komande. Mu by'ukuri niriwe mu rugo, naje kuhava mu masaa 9, nibwo mu masaa 10 gitifu yarampamagaye, ariko saa 6 murumva muri bandi nababwiye tugemurira bo n'ubundi komande twari twazijyanye. We rero saa 6 ntabwo ngo yabonetse, yari kumwe n'abakozi bo ku karere bari mu maname no mu Bugarama. Saa 10 amakomande y'icyo ndi bumutegurire koko turagitegura. Tumaze kugitegura dutegereza ko yatubwira kuko urumva twakijyanaga ruko ari mu rugo. Dutegereza ko amamagara ndaheba, urumva ngiye mfitemo restaurant mba ngomba kurara nteguye iby'abakiriya ba mu gitondo kuko akazi kanjye gatangira saa 11 za mu gitondo, ngaburira bamwe mu bagiye gukora muri iki gihugu tuturanye cya Kongo. Rero mba ngomba kurara nteguye ibya mu gitondo, urumva ko ntari naniriwe mu kazi. Ngiye byabaye mu masaa 3 ko na telefone yanjye nayeretse ubuyobozi igihe namuhamagariye ngiyewe. Saa 3 zirenga nibwo namuhamagaye kuko nge nari ngiye gutaha turi mu masuku, ambwira ko arimo guparika imodoka nta kibazo twabimushyira. Mu byo yarantumyemo na Fanta Coca Zero. Naratashye kubw'umutekano wanjye n'ubundi ntabwo nge nakundaga kugenda nijoro ndi njyenyine, nagiye njyanye n'umwana we. Impamvu mvuga ko ari umwana we, mu itangazamakuru mwumvise ko avuga ko ari akana k'agapeti, ni umwana w'umuhungu w'imyaka 15, ninjye umumenyera buri kimwe, ni umwana wa mubyara wiwe. Niyo mpamvu uvuze ko ari umwana we, umwana wa mubyara wawe ari umwana wawe. Turabana hano mu rugo, ariga ninjye umumenyera ibikoresho. Uwo mwana we yamerekeje mu rwego rwo kugira amerekeze duhereze umuyobozi komande ye, tunakomeza ngeze mu rugo, de nagaruke ategere n'undi mukobwa mbana nawe mu rugo. Uwo mwana koko twaragiye turahagera kuri portail, ntabwo hari hakinze, turinjira tugeze ku muryango wiwe, ntabwo wakinjira mu z'umuntu udakomanze. Narakomanze, aravana imusunike. Byagaragaraga ko ariho yari acyajya ko n'urufunguzo rwarimo inyuma mu rugi. Hamwe ngo nisunike, ndasunika. Yasohotse mu cyumba yambaye itiriningi, ipantaro y'itiriningi n'esume gutya mu bitugu byiwe. Araza aradusuza n'uwo mwana, muhereza agakapu kari karimo komande, maze kumuha agakapu arangije ajyana mu cyumba. Urumva akigafata yabonye ko nta Fanta tumuhaye, atubaza impamvu ya Fanta tutayizanye, mwiyegisiza bamubwira ko nge nayibagiwe. Niko kubwira wa mwana niyihuta banza yizane ajye yamperekeza mu rugo, niba ngombwa ndabereka ko gitifu yabaga nta rugendo rurimo naho dutuye. Uwo mwana kwa gusubirayo gitifu yinjiye ajyana ibyo nari muzaniye mu cyumba, ahubwo asohokana ya masahani bamushyiriyeho mu gitondo, komande ya mu gitondo. Ndatekereza na n'igisirikare cyangwa polisi nacyo cyakemeza ko cyadusanga nayo mfite agatete kano gakapa abadamu tujya guhahiramo mu isoko kuko nanagataye aho ngaho. Rero yaramaze kukampa mu ntoki, twumva akayagara k'abantu, nta n'iminota irenze 5 mva nari mpamaze ntegereje uwo mwana. None twumva akayagari k'abantu, umva we yarahagaze ku muryango w'icyumba cy'inge, mpagaze ku muryango wa saro. Asohoka nyine akurura urugi rwa saro, mva nirwa rukinze, agira asohoka areba abantu bari hanze kuko atuye ku muhanda. Ni muri quartier, mugira ngo mpajye mubona imihanda ko agiye atambitsemo imihanda. Kwa kujya gusohoka ngo arebe ari portail, mva ntiyari ikinze, nibwo Didier yinjirana n'uwo bita Fulgence. Niyo nabashije kumenya, binjira basakuza kuko Didier bakizakira akaboko ku munwa. Kwa kwinjira njye umva nayo mpagaze ku muryango, gitifu yasubiye inyuma
ahita icyo numvishe kuri telefone ni nk'inzego yahamagaraga avuga ngo urugo rwe bararuteye abantu bari kuvuza induru. Didi yinjiye we aramubaza we bite kuntereye urugo ngo nyine avuga ko amufatanye n'umugore wiwe. Undi noneho Didi na Fulgence nge ninge basigaye barwana nabo kuko n'ubu nge hari imvune numva nifitemo, kuko bo baje bansunikira muri saro kugira ngo bankingirane muri saro ngwana nabo kuryo uwitwa Fulgence yansunikaga yananiye umugere mu nda ansunika ngo muri saro bo bakingire inyuma twe tugumemwe imbere. Nanjye narwanye nabo bigeze ubwo nabonye ko icyo bashaka ari ugufunga n'abandi bantu bari hanze batangiye kwinjira. Ngewe ubwanjye nkuramo urufunguzo kuko n'urufunguzo nafunguye ndufite n'inzego nararuberetse urufunguzo mitandukura mu rugendo ndushyira mu ipantaro itini nge naye nambaye. Wa Fulgence urumva nge nta mbaraga nayo kujya kurwana n'abantu babiri, we yahise akururaho urugi nyine afata iserire inyuma. Ngewe ngumana na Didier mwimbere muri saro. Nibwo Didier telefone yiwe yarafite nabonye arasamagara bamwe mu bafamiye biwacu avuga ngo nge aramfashe. Abantu urumva barahuriye baraza, uwo nabashije kubona waje bagata bakingura akadusanga muri saro ni nyiri gipangu gitifu yabagamo umugabo witwa Sibo. Aza yaje amutonganya kuko yaje amubwira ngo Nadine komanda asanzwe azana nibwo bwa mbere umubonye yinjiramo hano. Abwira Didier niko yinjiye amubwira undi ati wimuvugira undi ati asanzwe twese atuzanira amakomande no mu ma weekend twabaga duhari kuko aho gitifu aba habamo n'abandi bantu babiri umuganga n'undi mwana w'umusore asanzwe atuzana amakomande no mu ma kuko nge mbaga nihe nagenda kwaga n'amaburushete bakama amakomande. Ubu hari gusangahe umujyana komande Didier avuga ko ngo winjiye mu saa moya ngo akaza saa 5 tubiri amasaha hari gasana ko version cyasha twumvise ko bya biburya byabaye hakiri na kare nta n'amasegonda yarashize umwana agiye kuzana fanta amasaha hari gusangahe. Okay, urakoze iki kibazo mbajije nanzwe ndi bukibabwire kuko nanjye mfunguriwe nakurikiye ikiganiro kiwe yagiranye n'umunyamakuru. Biranashimisha cyane kuba wavuga ko ninjiyemo saa moya. Hari ikintu ndi buze kubatangariza muri hangana n'inzego zose nzivugemo kuko nazo ukuri barakuzi. Uwo munsi ntekeza ko aho mfunguriwe hari amakuru nanjye ubwanjye nakurikiranye. Uwo munsi Bugarama hari habaye amatora mu makoperative y'imiceri. Ayo matora hari hajemo vice meya n'abakozi bo ku karere, harimo n'abanyamakuru bo kuri radio Rusizi. Abo nibo narashije kumenya mu gusoza akazi. Ntekeza ko nayo mpamvu gitifu sata nta komande yaduhaye kuko atabonetse. Mu gusoza akazi mfite amakuru ko basuye ahantu hari hamaze imisi hasenyurwa n'imiyaga, nyuma bagiye kwiyakira mu kabari bita VIP. Hari ikibazo nange numva mwazabaza bamwe mu bayobozi ko Didier avuga ko ninjiyemo saa moya. Njye aka kanya amakuru mfite nahawe na bamwe mu basiliveri babaserivaga ko vice meya na gitifu batandukanye saa moya zirenga hafi saa 2. Ubwo iyo saa moya nge ninjiye kwa gitifu gute ko nta rufunguzo rwe nagiraga ninjiyemo gute? Icyo ni icyambere. Amakuru aka kanya mfite nuko nyuma yuko gitifu atandukanye nabo yamanukanye n'umugabo bita Arufa bafite uruganda rw'imiceri hano rwa Kotikore. Bahavuye bajyana ku kabari kegereye naho gitifu abani kwa nyirawo w'umugabo wanjye bajya kuhicara n'ubundi bavuga ko bitandukaniye mu masaa 3 kandi nange nababwiye ko no muri telefone naberekana hamagaye gitifu saa 3 zirenga biragaragara. None ubwo saa moya ninjiyemo gute ko nta rufunguzo rwe nagiraga? Namwe yenda nabazankurikirana ikibazo nange mbabajije mbahemwe ingero z'abayobozi b'akarere n'uwo wo ku ruganda kandi na telefone ikoranabuhanga rirabyerekana igihe nge navuganye nawe.